ariko sha muri iki kinyejana cya 21 hari umuntu atumva indirimbo zo mu kinyejana cyacu uzajya kumva indirimbo zo mu iki kinyejana bigenze gute ushatse kuvuga ko nari umuntu ndimbwa imbwa kangahe se ahubwo bazagutorera ubugitifu bwazo babihembera ngahe se kuburi yose bikumariye icyo utanaziyoba bazo ubwo nyamamaje zabayobora neza uyobora abandi izo mbwa nzayobora nawe urimo reka maze kujya nkwemeze ko nari imbwa navumbiye n'ahantu turi bushukure ubwo si cyo nicyo kigaragaza ko utari imbwa cyangwa nicyo kizigaragaza kuri imbwa urarake kuko atari wowe wahavumbuye ubwo nawe rero wavumbuye wasanga hameze nk'aho twagiye ubushije tugataha amara amasa wari bwage kugenda bikakunanira ahubwo ndabona twatinze harabura iminota 2 ngo batangire kurya ariko shawa ko umuntu gutya nk'ikivu hejuru akaba kigoye ibiryo by'iwe n'ubwenge wambwa ese sha ko muri kwinjishwa no mwiresha nko zitashye muri kujyayo ivodi inshuti yanjye abone inshuti yawe masaha uzabaza iperereza dukina amakarita oya ntabwo ndi muri mudu dukine size oya ni ku manywa tuba twicaye hano mu koridoro nyine nta kibazo ese ko muri gukana banashaka ibiryo ra ahubwo se biri gari muze mbibahe Nese basaza ngo muzi ko murabonera ubuntu se nta biryo by'ubuntu wanakora iki gihe reka ye nta biryo byanjye manze musiga amakara boss twashoje sana ibyo biryo tubirye oya nagaruko mbishaka reka mbisigire nurano no kumwisiza uko mbishaka reka mbazana ibyo kurya shamuye bose bituzanire rwose aha reka manze n'uryo mu kugira ngo nabaroze mbo mwakire mugabane ntagire uhenda undi rwose kimwe reka ye ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba uri hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha ukasubira iwanyu